Umusamariya ku iriba, umusamariyakazi ku iriba, yabonye Yesu aza amusanga, amusaba amazi yo kunywa, ko Yesu aramubwira ati musamariyakazi, ndakwinginze musamariya, gusome ku amazi yo kunywa. Nawe aramusubiza ati unsaba amazi ute? Musamariya abwira Yesu ati unsaba amazi ute? Ko wowe uri umuyuda, jyewe nkaba umusamariyakazi, ko wowe uri umuyuda, jyewe nkaba umusamariyakazi. Nuko Yesu aramubwira ati musamariyakazi, ndakwinginze musamariya, iyaba wari uzi ugusaba amazi uwo ari we, iyaba wari uzi ugusaba amazi uwo ari we, nawe wakamusabye akaguha amazi y'ubugingo, nawe wakamusabye akaguha amazi y'ubugingo. Halo, ndabasuhuje beautiful people, abantu b'Imana, ndabakunda, ndabashimiye cyane. Nshimiye kandi n'Imana kubwo kutwemerera tukaba tugarutse mu murimo wayo, izina ryayo rihimbazwe. Reka tubanze duce bugufi imbere yayo kugira ngo tubone gukora undi murimo ndetse no kugira icyo tuvuga. Mana, turagushimye, Uwiteka turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu, tugushimiye ko waturengeye. Hari byinshi byagombaga guhitana imibiri n'ubugingo bwacu, ariko Uwiteka waratwimanye. Muri aya masaha, muri iki gicamunsi, duciye bugufi imbere yawe, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye ko watwimanye umwaka washize, kandi tugushimiye ko waduhaye gutangira nguye amahoro. Tugufitiye icyizere ko tuzawurangiza amahoro. Mana, ndagushimye kubw'abakunzi ba Women in God's Ministry, ndagushimiye kubw'abasubscribers bayo bose. Uwiteka uri mu ijuru, ni wakira ayo mashimwe, kandi buri zina rya buri muntu wese wamaze gukoraho subscribe, Uwiteka uri mu ijuru, reka umuvivure mu gitabo cyawe cy'imirimo, wibuke iyo neza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dukora uyu murimo, ndagusabye ngo Mwuka Wera reka yurukire ku bana natwe, ari nunteze amatwi Mwami, ntaba ari we, ahubwo umurimo wawe ukorwe nawe, kandi Mwuka Wera aba ari usohoza rwose. Urakoze Mana, tubigusabye duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Muraho neza, ntangiye kubasuhuza bakunzi banjye kandi bakunzi ba Women in God's Ministry. Tuje mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi busome ijambo ry'Imana duri busange muri Yohana ibice 4. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo ni abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galileya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe n'uko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 3. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi, unsaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya no gusaba amazi uwo ari we, nawe uwamusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Amen, haleluya. Ni inkuru tusanze muri Yohana ibice 4, umurongo wa 1 ugasoreza ku murongo wa 10.
Ariko tutaravuga amagambo menshi kuri iyi nkuru, reka twongereho na Yohana ibice 7 duhere ku murongo wa 37. Hari indi nkuru Yesu amagambo yivugiye avuga ngo umutwe waho uravuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka wera yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Amena, haleluya. Bakunzi ba Women in God Ministry, iri ni ijambo Imana yakize ku mutima, ni ijambo riri kudusobanurira imigezi y'amazi y'ubugingo ni iki. Imana irabasaba ko, cyangwa se Yesu arabasaba ko hari ikintu kimwe Yesu ari kugusaba gukora kugira ngo nawe abashe kugira ibintu aguha. Yesu afite byinshi byo kuguha, ariko utarakora icyo kintu, icyo kimeze nk'urufunguzo rwo gufungura byinshi kugira ngo ubashe kwinjira ku mutima wa Yesu, utarakora icyo kintu ntago aya mazi y'ubugingo ashobora kwinjira mu mutima wawe. Ijambo riratubwiye ngo iyi migezi y'amazi y'ubugingo azajya aturuka mu nda y'uwo muntu wizeye Yesu. Rero nyamuneka abantu b'Imana, reka turenge imbibi, twe kuba nk'umusamariyakazi ngo tubaze ngo uransaba amazi ute, cyangwa se urambwira kukwakira urinde. Turenga aho hantu, tugire ubumenyi buhagije kuri Yesu, kandi tugire kwizera guhagije ku Mwami Imana, kugira ngo bituzanire kwakira amazi y'ubugingo ari we mwuka wera. Nta kindi rero Yesu abasaba. Yesu aragusaba kumwakira ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kandi ukimara kumwakira ukamushyiramo umutima wawe ukamwimika, Yesu aragusaba kuva mu byaha ukagendera mu nzira zo gukiranuka. Nugendera muri izo nzira, imigezi y'amazi y'ubugingo izatangira gutemba ituruka mu nda yawe, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Rero we kuba nk'umusamariyakazi ngo uvuge ngo uransaba amazi ute, we kuba nk'umusamariyakazi ngo uvuge ngo twebwe ibyo ntabwo tubigenderamo, ibyo ni iby'abanyamatorero, ibyo ni iby'abayuda, ntabwo ari ibyacu. Ibi ngibi ni ibyacu natwe biratureba, kuko umwami yatanzwe ku bwacu, ntabwo ari ku bw'abayuda, si ku bw'abayisiraheli gusa, ahubwo ijambo ryaratubwiye ngo icyatumye Imana imutanga ni ukugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana irabakunda rero, kandi Imana yifuza yuko mugira ubugingo buhoraho. Ikindi kandi Yesu arabakunda, abafitiye byinshi kugira ngo rero bikugereho, naho kugira ngo rero tumwakire, tumwizere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kuko Yesu niwe buye ryasezeranijwe, kandi niwe cya gitare cyavuzwe uhereye kera kose, uhereye mu isezerano rya kera. Uzumva inkuru y'ukuntu Imana ngo yagiye aha Abisiraheli amazi yo kunywa, ngo ukuntu Hagari yashyize hasi umwana akarira kubera ko umwana we yari afite inyota. Imana ikahamagara, ikabwira marayika wayo, akabwira Hagari ngo reba amazi, reba igitare hakurya inyuma yawe. Hagari yahindukira akabona igitare cyadudubizaga amazi, ngo akagenda akavoma agaha uwo mwana. Icyo gitare nta kindi ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe Imana yashyizeho kugira ngo atubere umuhuza n'Imana. Nta wundi muntu ukwiriye kujya hagati yawe kugira ngo akubere umuhuza n'Imana. Imana iragukunda. Irindi jambo rirambwira ngo kandi uwo mwenda wari ukingirije ahera ngo watabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. Bantu b'Imana, Imana iradukunda, buri wese ishaka ko yigererayo, buri wese ishaka yuko atinyuka akabasha kwinjira ahera. Ngwino nubwo waba ufite ibyaha, ijambo rirambwira ngo naho ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, ngo nzabasha kubyeza ngo bihinduke nk'ubwoya bw'intama, ngo cyangwa nka sheregi. Sheregi ni urubura, mubona ukuntu urubura ruba ari umweru dededede. Reba rero umutima wari ufite ibyaha warabaye umukara tsiriri, Imana ntabwo iwanga, yishimiye kuweza ndetse no kuwutunganya rwose. Rero mwe kuba nk'umusamariyakazi ku iriba, ahubwo mureke twakire Yesu kugira ngo nawe abashe kudufungura, duha amazi y'ubugingo, kandi imigisha y'Imana yose yo mu gakiza k'uburyo bw'umwuka, ku buryo bw'Imana yose tuyakire ku bwa Yesu Kristo. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana ikomeze kubarinda no kubaha umugisha ndetse no kubashyigikira.